ibimenyetso byo mu muhanda, ubwo harimo ibimenyetso bimurika ndetse n'ibyapa n'imirongo. Ibyo bintu ugomba kuba ubizi neza, kuko mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata ugisohoka mu kibuga hari ahantu uhurira n'icyapa cya stop. Icyo cyapa iyo utazi uburyo ucyitwaraho rero byanze bikunze ukama ikimasa. Hello beautiful my people, reka nizere ko mumeze neza cyane abasongozi mwese muri rusange muri mu nguni zitandukanye z'isuite, ikakomeze kubarinda no kubaremera amashimwe, ibintu byose bikomeze kubagendekera neza cyane. Nibyo mbifuriza day by day, maybe you know that I'm coming today. Nagarutse nanone kugira ngo tuganire kuri bya bindi biba byaragiye binanirana, bya bindi biba byaragiye bigora abanyeshuri banje. Uyu munsi nagarutse nanone mvuye kuri tere, nari ngarutse hano kugira ngo twongere tubiganireho. Hano mbanje kuguha theory iri clean, bya bindi uzagera kuri tere waba warabyumvishe neza wabyapurika bikaguhesha permis. Si byo gusa kandi circulation tugiye kuganiraho uyu munsi iraza kuba ari ya circulation ugomba no kwifashisha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba utwaye imodoka ugatwara imodoka uri smart, bura gutwara imodoka bisaba ko uri smart cyane cyane mu mutwe ndetse no mu mutima. Imodoka itwarwa n'ubwonko n'umutima wundi, niho zakubeshye ngo amaso ngibiki. Oya, imodoka ugomba kuba utuje mu bwonko, ikindi utuje no mu mutima. Hari n'abantu bakora ama accident bitewe n'ama stress. Nta muntu utwara imodoka afite stress. Niba ufite stress, niba ufite ibitotsi, ibyo bintu byose bishobora gutuma urenga umuhanda. Shyira ku ruhande. Nta muntu utwara imodoka ari gusinzira nshuti zanjye, kandi bibaho cyane. Umuntu akaba atwaye imodoka nk'igihe kirekire. Ubu nk'abantu bakora nk'amasafari ajya hanze nibo babikubwira, bari abantu bahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. So today ngiye kubaganiriza kuri circulation mu buryo burambuye. Mbabwiye circulation by'umwihariko ndaza kwibanda kuri circulation mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, kuko niho mba ndige, niho mfashiriza abanyeshuri banjye. Abantu bifuza ama permis mbanze mbahe n'akantu simeti gatoya. Abantu mwifuza permis muri iyi minsi bavuga gatoya cyangwa ni gato bubabarire. Hano tuba turi gucunguza uburyo umwete, ni muri abanyarwanda se nituba turi kugendana ijana ku rindi. Yo release now. Ubungubu rero ikintu kigiye kubaho hano ngiye kubasobanurira neza. Abantu mwese mufite kode zo mu karere ka Bugesera z'ibizami kuva muri iyi minsi nyine turimo, aho ubona iyi video kuzagera mu kwezi kwa 9, mwe mwese turi kumwe ku murongo kabisa. Mu mamagare mbafashe ndi ready kubana namwe muri iki kizamini cyanyu, ibintu bikagenda neza. Ubwo abo n'abantu banyeneye ku buryo bwo kuri tere nyine kugira ngo dukorane vis-a-vis. Nimwe bantu ubungubu muri priority cyane muri iyi video. Ndashaka kubasobanurira ukuntu circulation mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata iteye up to Z, uburyo ushobora gutangira ikizamini cyawe uhagurutse mu kibuga ukagenda ukagera aho bazakugeza. Noneho ahantu gembera kaga, ibaze ko ibintu nkwigishije n'ibyo nkubajije mba mbizi neza ko ari byo bazakubaza copy paste, nibyo biba bizagaruka n'ubundi. Iki kintu rero muba mugomba kukimera respect. Ibaze ko n'abarimu baca inyuma y'abanyeshuri bakaza ku musongozi bakiga utuntu tw'ubwenge man. Byari nk'umwarimu w'amagara ambwira ati nitwa kanaka nkorera kuri site n'iyi, ibi n'ibi bigenda gute. Ntago nababwira ibintu yambajije, ariko nta nubwo namuvuga, ariko hari abarimu benshi cyane njye mfite amanimero yabo. Niba shaka bazanavuge mba mentioning. Bishatse kuvuga ngo genda umutica nyine teachinga n'abarimu bari muri system, bari muri game, you already know. So ikintu kiriho rero today ndagira ngo nze gufasha abantu bakeneye kumenya circulation mu karere ka Bugesera iteye gute. Ikindi abantu bamuvuga ngo darondogora mwihangane cyane pe, ndabizi nanjye, ariko mba ndi mu mavuta kandi sinahusha nyine. Baragarutse niyebeje. So ikintu cya mbere rero ukihaguruka mu kibuga cya Bugesera banza umenye ngese nzakata njye iburyo cyangwa nzakata njye ibumoso, kuko ikinyabiziga ukuntu kiba giteye n'amarembo musohokeramo ngira ngo narabiberetse. Ni ikibuga kinini cyiza byoroshye cyane kugikoreramo. Tudatinze mu bintu reka mbanze mbereke video. Hari video nakoze, video imaze iminsi myinshi cyane rwose, maze igihe kinini cyane nyikoze, nshobora kuba imaze amezi agera nko mu 8 gutyo nya-uploadinze. So ndagira ngo mbereke iyi video. Iyi video muyirebe, ni video ya circulation ikwereka uburyo haguruka mu kibuga iwacu mu Bugesera, ukagenda ugakora ikizamini cyawe, ukagenda ukongera ukagaruka mu kibuga neza nta kibazo na kimwe kibayeho. Ngiye kukubwira ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kwitaho cyane, cyangwa se ugomba kubuzi neza mu gihe uje gukora ikizamini mu karere ka Bugesera. Twihuse cyane nkuko nabikubwiraga, aha ni imodoka iparitse, ni mu muryango cyangwa se mu marembo y'ikibuga gikorerwamo ibizami.
urabona ko ziba ziparitse zireba hepfo. Uko imodoka iparitse iyo ugiye mu kizamini cya circulation niko uzisanga nyine, usanga iparitse gutya. Ikintu witwara nta kindi, direct uhita winjira mu modoka yawe. Amara kwinjira mu modoka yawe, ngira ngo urabizi ko ikintu cya mbere ari ceinture, ugahita wambara ceinture. Iyo umaze kwambara ceinture, afanda gusanga mu modoka. Yamara kugusanga mu modoka akicaramo, akakubaza ibyangombwa, ubwo ni indangamuntu na provisoire, ukabimwereka. Wamara kubimwereka, akakwereka ahantu usinya ku ifishi ku izina ryawe cyangwa kuri kode yawe, ubundi akakubwira ngo tangira ikizami. Afande akimara kukubwira ngo tangira ikizami, uhita umubwira ngo afande twambare ceinture, ugahita umwambika ceinture. Icyo gihe azayambara, namara kwambara ceinture uzatangira ikizamini. Ese mu gutangira ikizami dutangiza iki? Mbere na mbere urabizi ko imodoka irimo feriame, iri poemor, ihagaze nta kintu na kimwe. Icyo gihe uzakandagira ambrillage yawe, kandagira na feri, ubundi watsa imodoka nkuko usanzwe watsa imodoka bisanzwe. Numara kwatsa imodoka uzashyiramo vitesse ya mbere, ukuremo feriame, ushyiremo ikinyoteri cyo guhaguruka, ubundi uhaguruke utangira ikizami. Ibyo bintu gutyo mbikubwiye niko usabwa kubitondeka. Niba utabyumvishe neza usubize inyuma video, biremewe cyane rwose, do rush. Ibyo nibirangira imodoka izatangira igende nyine nk'ibisanzwe. Ahangaha urabona hose turimo turaca kuri uyu muhanda w'ibitaka, ni mu marembo asohoka mu kibuga. Ubu hano turimo turasohoka mu kibuga twerekeza hehe? Twerekeza muri circulation. Urabona cya kinyoteri cyo guhaguruka kikimara kuvamo, uba ugomba guhita ushyiramo ikinyoteri kigaragaza ko ugiye kugira gute gukata. Ahantu ndagira ngo ube pay attention. Ikintu kijyanye n'ibinyoteri hano nicyo kintu kiba gikora cyane. Ibinyoteri nibyo bintu biba bikora cyane, nta kindi kizamini kigoye cyane, ahubwo gukoresha ibinyoteri nicyo kintu usabwa kugira gute kwitaho cyane. Ubwo niba ari aho ugiye ukataga cross, ako gakross gerageza ugacana ikinyoteri kandi ugicane mu ntera yagenwe. Nta bintu byo gucana ikinyoteri wamaze kugera ahantu ugiye gukatira. Cana ikinyoteri hakiri kare kugira ngo gikore akazi kacyo nyine muri rusange. Ubwo hano turikomereza, urabona hano imodoka ibirimo irasohoka mu kibuga. Uko niko musohoka mu kibuga, ngira ngo plaque y'imodoka y'umusongozi niba mwabifashe mu muhanda haba harimo utumodoka twinshi mutaza kubyitiranya. Ubwo turasohoka. Ikintu hano rero nshaka ko witaho cyane cya mbere, cyangwa se ikizamini cya mbere ushobora kuhahura nacyo hano kigahita kikugarika. Urabona ko gusohoka hano, guturuka hano ugera hano ku muhanda nta ngorane zirimo, nta n'umuvuduko mwinshi ukoresha, wanakoresha vitesse imwe ukagenda gake gake witonze, kuko harimo utuntu tumeze nk'utunogo, ntago wahaca wihuta. Ahubwo ikintu ugomba kwitaho nta kindi rero, urabona ko hano mu marembo y'ikigo harimo icyapa cya stop. Hano mu marembo y'ikibuga hari icyapa cya stop. Rihangana outside hari indege, ari urusaka ariko ndakeka bitari bubabangamire cyane. Urabona ko hano mu marembo hari icyapa cya stop. Noneho iki cyapa cya stop ubusabwa kucyubahiriza kandi mu ntera yagenwe nkuko nabikubwiraga. Ese iki cyapa cya stop iyo tukibonye tubigenza gute? Nabakoreye isomo rya circulation ariko ndahamya ko abantu benshi cyane batagiye barireba. Uriya muntu wavuze ngo ndarondogora yatumye ninjira muri video zanjye, sanga amaze gukora video zigera muri 45 gutyo. Ibaze niba amaze gukora izo video 45 tukaba warabonye video imwe yonyine y'umusongozi, wenda ukanayikunda cyangwa se kanagufasha ukaba utarareba izindi. Izo video zose nazo ngushishikarije kuzireba kuko ni video nziza cyane kabisa, muzazirebe ni fresh. Iki cyapa cya stop nicyo turimo turavugaho rero. Iyo tugeze kuri iki cyapa cya stop, hari ibintu tuba tugomba guhita tugira gute, tugomba kwitaho. Ikintu tugomba kwitaho cya mbere ni ukumenya icyerekezo tugiyemo, kuko twabonye ko iki cyapa cya stop bagishinga hehe? Bagishinga ahantu umuhanda uhurira n'undi, cyangwa se ahantu nyine umuhanda urangirira ahantu ugera ugahita ufata ikindi cyerekezo ukaba wazamuka cyangwa ukamanuka. Mu gihe rero utari sure neza ngo umenye ngo turazamuka cyangwa turamanuka, ikintu ugomba gukora ni ukubaza fande, ngafande turerekeza he, ukamubaza aho mwerekeza. Iyo amaze kukubwira aho mwerekeza, icyo gihe uhita ucana ikinyoteri cyaho hantu afande akubwiye. Urumva ibyo bintu ntabwo ubikora uhagaze, ubikora mu kigenda kugira ngo ugere aho hantu wamaze kumenya neza ahantu mugiye, unamenye uburyo bwo kuhitwara. Afande ukamubaza aho mwerekeza. Iyo umaze kumubaza aho mwerekeza akahakubwira, uhita ucana ikinyoteri cyaho hantu yakubwiye. Niba muri bumanuke ukagicana, niba muri buzamuke ukagicana. Noneho hari akandi kantu nabonye kajya kavanga abantu, akantu k'ahantu ugomba guhagarara mu gihe uri kuri iki cyapa cya stop. Mu gihe uri kuri iki cyapa cya stop ntabwo uhagarara inyuma y'iki cyapa, ahubwo iyo umaze kurenga iki cyapa ugeze ahantu uri mu muhanda iburyo n'ibumoso neza, aho ngaho nibwo uba ugomba guhagarara, ukabanza ukareba iburyo n'ibumoso. Wabona mu muhanda nta kinyabiziga kigendamo cyangwa se n'abandi bantu uri bubangamire, ukabona kwinjira mu muhanda ukagira gute ukagenda.
Ibi ngibi ubona iyi modoka irimo iragenda ikora hano fresh, niko nawe usabwa kugira gute, usabwa kubikora. Ubwo ahangaha imodoka urabona ko imaze kwinjira muri uyu muhanda, irenze cya cyapa cya stop, bya bintu byose twabyubahirije, yinjiye mu muhanda, igize gute, iramanutse. Dore uyu muhanda murebe iyi modoka imanutsemo, ni nawo muhanda bakunda kubamanuramo mu kizamini cya circulation. Ahangaho ubona iyi modoka iri kumanuka rwose, niho bakunda kubanyuza iyo muri mu kizamini cya circulation. Iyi ni karitsiye yitwa mu Gatare, mu karere ka Bugesera, mu mujyi wa Nyamata. Dufite umujyi mwiza cyane Nyamata, abantu batahazi ndabakumbuje kabisa. Ni ahantu heza cyane, haba isuku. Urabona ko ni ahantu hatagoranye cyane kugenda. Ikintu hano uba ugomba kwitaho nta kindi mu gihe cyo kumanuka hano hantu, uba ugomba kwita ku bantu bari kugenda muri uyu muhanda, kuko iyo udepasha umuntu ugakoza ipine muri uyu murongo murabona ko harimo umurongo urombereje, kandi muzi amategeko n'amabwiriza agenga umurongo urombereje. Ubwo ni ukuvuga ngo ikintu uzitaho ni uyu murongo urombereje, ni ukwita ku mategeko n'amabwiriza y'uyu murongo urombereje. Ayo mategeko narayabahaye, mwihangane ibintu by'amategeko by'ibyapa n'imirongo simbigarukeho cyane, kuko narabyigishije cyane muri circulation nakoze kabisa. Ubwo niba utarayizeho cyangwa utarayirebye iyo video nakoze, wagenda ugascrollinga muri video nakoze, ukareba ama video ya circulation yose arimo ukayireba. Nababwiye ngo maze gukora video zirenga 40 na urumva rero niba warebye video yanjye imwe, aracyari akazi kenshi cyane ko gukora no kwiga muri rusange. No kuvuga ngo iyi modoka iri kumanuka hano rero, ikintu ubusabwa kwitaho ni ikihe? Ubusabwa kwita mu kwangaja vitesse. Ikindi kintu kita ku banyamaguru ndetse n'amagare aba arimo aragenda muri uyu muhanda. Uyu muhanda ushobora gusanga urimo abanyamaguru benshi cyangwa se ugasangamo amagare. Ikintu uba ugomba gukora nta kindi, niba ugiye guca ku muntu ari kugenda n'amaguru cyangwa se afite akagare ari imbere yawe ukabona ari mu muhanda ashobora kubangamira, muvugirize hone. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, shyiramo ikinyoteri kigaragaza ko ugiye guca kuri uwo muntu, ubundi nurangiza uca kuri uwo muntu. Ibyo ngibyo bizaba byemewe. Muri uyu muhanda urabona ko harimo umurongo urombereje. Uyu muhanda wose kuva haruguru ku kibuga duturutse kumanuka kugera aho uyu muhanda turi murangirira, habamo umurongo urombereje. Ubwo igihe uzaba uri muri uyu muhanda, niba kubwira ibijyanye no guhagarara, uzabanza wubahirize amategeko n'amabwiriza agira gute, agenga umurongo urombereje. Ubundi numara kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga umurongo urombereje. Ubwo abantu batazi amategeko n'amabwiriza agenga umurongo urombereje ni abantu batize neza, ariko umuntu wese wigira ku musongozi ndakeka yarize neza. Kora subscribe none nshuti yanjye, ni inama nakugiraga, ntago ari itegeko. Niba ubona iyi service uyikeneye ukore subscribe. Nababwiye ko noneho ngiye nzanababwira uburyo umuntu aba agomba gusaba mu subscribe, cyangwa se uburyo umuntu aba agomba gukora mu subscribe. Ntago buri ari ngombwa ngo umuntu wese ukubwiye ngo ukora subscribe ngo uhite uyikora. Niba nanjye mbikubwiye ubona atari ngombwa ko urubuga rwanjye urukeneyeho iyi service, uyabyihorere. Abantu kabisa bakeneye service yo kwiga baba ari bo bantu bakora subscribe, cyangwa se ba bantu banjye bakeneye kujya babona vlog zanjye z'umunsi. Ba bantu bakeneye ko duteringa story tuganira, abo nibo bantu mba nkeneye nanjye. Ariko umuntu warakoze subscribe kugira ngo anyikize nanjye simba mukeneye kabisa. Banyeneye ba bantu nyine banjye tugomba kwikoranira muri rusange. Reka twikomereze hano. Ndimo ndakubwira ikintu kijyanye n'iyi mirongo. Iyi mirongo nicyo kintu ugomba kubahiriza nyine, niba ari umurongo urombereje cyangwa ucagaguye niwo uba ugomba kubahiriza. Muzamanukana muri uyu muhanda rero, afande azagera akubwire ngo shyira ku ruhande duhagarare, cyangwa se akubwire ngo reba uhagarara, cyangwa se akubwire ngo uhagarara. Ubwo ibyo byose nabikubwira uzubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga umurongo urombereje, ubundi ugire gute, uhagarare. Numara guhagarara, ese guhagarara hano tubigenza gute? Nuko ngo tugiye guhagarara mbere na mbere turabaza tugashyiramo ikinyoteri kigaragaza ko tugiye guhagarara. Icyo ni iki? Ni ikiburyo cyangwa ni ikibumoso? Icyo kinyoteri nakigishije muri circulation nakoze. Abantu batabonye isomo rya circulation nakoze bagende bagerageze barirebe kabisa. Icyo kinyoteri umaze kugicana, wegera ku ruhande nk'ibisanzwe, ubundi ugahagarara. Iyo umaze guhagarara icyo kinyoteri ugikuramo ugashyiramo double kinyoteri. Ayo ni amategeko agenga guhagarara ku muhanda ahantu hatari icyapa cyagenwe cyo kugira gute, cyo guhagararamo. Ibyo ngibyo birangiye rero, afande ashobora kukubwira ngo kata dusubire aho tuvuye, cyangwa se akubwira ngo kata dusubire ku kibuga. Ubwo nakubwira ngo kata ugasubira mu kibuga, uzakora manevre hano mu muhanda hagati. Mu gihe cyo gukora manevre uzabigenza gute rero? Uzakuramo double kinyoteri wari washyizemo, ushyiremo ikinyoteri kigaragaza ko ugiye gukata cyangwa se ugiye guhaguruka. Cya kinyoteri cyo guhaguruka ni ikinyoteri cy'ibumoso, ariko icyo ngicyo ntibakopeze. Uhita ushyiramo ikinyoteri cy'ibumoso, ugahita ukata imodoka yose, ugahita utangira iki, manevre hano mu muhanda hagati. Noneho uko ukora manevre ubusabwa gukoresha ibinyoteri. Nicyo nakubwiye ngo hano abantu benshi cyane baziraga ibinyoteri no gutambuka ku banyamaguru n'abanyamagare batavugije amahone. Hano hantu niba ukase ukajya imbere, shyiramo ikinyoteri cyo gukata nyine, ubwo ni cya kindi cy'ibumoso nakubwiraga.
shyiramo ikinyoteri wegera imbere. Niba usubiye inyuma shyiramo double kinyoteri mu gihe cyo kwegera inyuma. Ibyo bintu ukabikora gutyo, uko ukase ushyiramo ikinyoteri, uko usubiye inyuma ushyiramo double kinyoteri, kugeza imodoka yawe ihindukiye mu muhanda. Ukagera gute? Ukangaja vitesi nk'ibisanzwe, ukagaruka hehe? Ukagaruka mu kibuga. Iyo tugaruka mu kibuga rero, n'ubundi mu gihe cyo kuzamuka mu muhanda uzamuka wita kuri b'abanyamaguru nk'ibisanzwe. Wagera hano ku marembo y'ikibuga ugashyiramo ikinyoteri kigaragaza ko usubiye hehe? Usubiye mu kibuga. Warangiza ugakata ukinjira mu kibuga. Nta kigoranye na gito kiba kirimo hano pe, sinkubeshye, nta kigoranye na gito kiba kirimo hano. Reka dufate akanya gato cyane dukurikirane iyi circulation neza ku murongo yose. Ibyo bintu niba utabizi ntuzirirwe wigora. Ikintu cya mbere ugomba kuba uzi kwangaja vitesi neza. Uzi kwangaja vitesi neza. Ubwo nivuga kwangaja vitesi neza, wumve kwangaja vitesi kuva kuri vitesi ya mbere kugera kuri vitesi ya gatanu. Ako kantu kaba warakize neza. Do you understand? Ikindi kintu ugomba kuba uzi neza ibimenyetso byo mu muhanda. Ubwo harimo ibimenyetso bimurika ndetse n'ibyapa n'imirongo. Ibyo bintu ugomba kuba ubizi neza, kuko mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata ugisohoka mu kibuga hari ahantu hurira n'icyapa cya stop. Icyo cyapa iyo utazi uburyo cyitwaraho rero byanze bikunze ukama ikimasa. Bigenda bite? Ni ukuvuga ngo hari abantu baza, njya mbibona kenshi cyane, mbibona ku banyeshuri benshi cyane. Hari abantu baza ugasanga babigishije ko bahagarara inyuma ya kiriya cyapa ngo bakabanza bakitonda. Kandi hari n'uba yarize ko icyapa akirenga agahagarara areba mu muhanda, ko buriya kiriya cyapa cya stop ahantu kiba gishinze ntabwo kiba gishinze hafi y'umuhanda, kiba gishinze hirya y'umuhanda gato, ku buryo iyo uhagaze inyuma yacyo uba utareba imodoka zimuvinga mu muhanda. Kandi kiriya cyapa kikubwira kwitonda mu gihe utanga tension, mu gihe ugiye kwinjira mu muhanda ukabanza ukareba muvumira iri mu muhanda. Ibaze rero iyo uhagaze inyuma y'icyapa ntabwo uba uri kureba mu muhanda, bivuze ko aho ngaho uba wakishe, uba wahagaze ahantu utari ukwiye kuba uhagaze. So reka mbaha akanya gato, reka dufate akanya gato, mwihangane kabisa, dukoresha umwanya wacu twiga rino somo. Dufate akanya gato turebe iri somo rya circulation. Ndaza kugaruka inyuma y'iri somo mbabwira ukuntu ibintu biba bimeze. So nk'uko ubibonye urabona ko amahirwe menshi uba uri busohoke mu kibuga bagahita bakumanura. Kandi ukuntu iwacu hateye cyangwa se ukuntu mu Bugesera hateye, nkunda kwita iwacu kuko ndahemera, niho mpigira, niho mba we are ready now. Ni ukuvuga ngo ikintu kiriho ukuntu hateye, mu kugenda ushobora kugenda umanuka, mu kugaruka ukazamuka. Urumva haramanuka hakanazamuka. Ugomba kuba uzi rero uburyo bwo gutwara imodoka muri ibyo bihe bibiri bitandukanye, mu gihe cyo kumanuka ndetse n'igihe cyo kuzamuka. Ako kantu sinzi niba uri kukumva neza. Ikindi kintu ugomba kuba uzi gukora manevure. Utazi gukora manevure kugira ngo ubone perime mu Bugesera biragoye nanone. Ikintu cya mbere rero ugomba gutuza. Ikindi kintu ugakora bizamini nyine byawe nk'uko wabyize. Shimire cyane abantu mwese mwakoze subscribe ku rubuga rw'Umusongozi. Shimire buri muntu wese wangizeho kuri tele tugakorana, wanyeretse uruhare rwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndabashimiye mwese. Mbibutse ko iriya nimero y'83 kandi ntakiyikoresha. Abantu mwagiye muyihamagara mukambura, mbiseguyeho cyane kabisa. Iriya nimero irimo 83 nimuzongere kuyikoresha, nanjye narayibuze, barayishimuse. Ni inkuru ndende cyane sinabona ukuntu mbibasobanurira, ariko ntago nkiyikoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yo.